بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبع له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد ashimwe kandi asingizwe Allah subhanahu wa ta'ala amaro n'umugisha bisakare kubasozereje intumwa n'abahanuzi intumwa yacu Muhammad sallallahu alayhi wasallam we nabiwe n'abasangiranye ndobe n'abakurikiye inzira y'igororotse n'abazakomeza kugera ikirenge mu cyabo kugeza ku munsi wa nyuma. Shito abana assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Numanya twibukiranya amwe mu masomo adufitiye akamaro mu idini yacu kugira ngo turusheho gusobanukirwa no kumenya ibyo tubazwa mu idini cyangwa se ibitureba mu idini y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Turimo turaganira ku bijyanye n'izungura, amategeko arebana n'izungura. Uyu munsi turaganira ku byo bita mirath dhawil arham, mirath cyangwa se izungura ry'abantu bafite isano ariko ritabemerera kuzungura. Dhawil arham hum kullu qarib la yarithu bifard wala bitasib, ni muri ba bantu bo hafi bari mu muryango ariko batemerewe kuzungura, yaba ari izungura igeno rigenwe n'amategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala cyangwa se kuzungura igeno ridateganywa n'amategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukuvuga ngo kuzungura imigabane igenwe cyangwa se imigabane itagenwe, bakaba nta hamwe barimo aho ngaho. Yarithu dhawil arham bishartain, abangabo bazungura aba batari muri abo ngabo mumaze kuvuga, bari mu bantu batazungura ibigenwe n'amategeko n'ibitagenwe n'amategeko, baba bari mu bantu batazungura muri rusange. Bazungura kubera ibintu bibiri: ni adam wujud ahl al-fard ghayru zawjayn wa wujud at-ta'sib, nuko haba hatari mu bazungura abazungura umugabane ugenwe n'amategeko batari umugabo n'umugore, kuko abangabo ntabwo wababuza, cyangwa se abazungura umugabane utagenwe n'amategeko. Abo bose iyo badahari, umuntu akaba agiye nta n'umwe asize mu bagomba kumuzungura bafite imigabane igenwe n'amategeko cyangwa itagenwe n'amategeko, akaba nta n'umwe asize muri abo ngabo, aba bandi basigaye bashobora kuza muri iri zungura. Binjiramo gute rero cyangwa bazamo gute? Sifatu mirath dhawil arham, kuntu abangaba bazungura mirath dhawil arham yakunu bitanzil فينزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة من أدلى به ثم يقسم المال بين المدلى بهم فما صار لكل واحد أخذ المدلى كما يلي. abangaba kugira ngo bazungure nuko tubashyira ku rwego rw'abantu n'ubundi bari ku rwego rwabo, ni ukuvuga ngo bakomokaho ariko bo bashobora kuba bakwemererwa kuzungura. Tubamanura kuri urwo rwego tukabashyira kuri urwo rwego, hanyuma bakazungura bashingiye kuri ba bandi bakomokaho cyangwa se bari kumwe nabo bashobora kuba bo babasha kuzungura. Nitutanga ingero biraza kumvikana. Waladul banat, abana babyarwa n'abakobwa, ubundi mwizungura abana babyarwa n'abakobwa ntabwo bagaruka kuzungura iwabo buriya mukobwa, ahubwo bajya kuzungura kwande kwa so babyara. Ariko uyu munsi umuntu yitabye Imana asize abana babyawe n'umukobwa we, ubundi bakagombye kujya ku ruhande rwa se. Aba rero bazungura gute? waladul bint wa waladul banat, abangaba bimanzilati ummahatuhum, bagenda cyangwa baza kuzungura bagendeye kuri ba nyina. Ubwo no kuvuga ngo niba umuntu yapfuye
ntasiga umwana w'umuhungu, ntasiga umukobwa, ntasiga muri bari abantu bose bashobora kuzungura, ariko hagasigara abana be babyawe n'abakobwa be. Abo bakobwa, abo bana baza ku igeno bakurikiye ibyo nyina yashoboraga kuba yagira gute yazungura. Nuko ngo bazanwa aho ngaho muri iryo zungura nuko babyarwa n'umukobwa w'uwo ngo nyakwigendera, bakaba bahabwa cyangwa babarwa ku rwego nk'urwa ba nyina, ariko n'ubundi ntabwo bari bari mu bantu bagomba kuzungura. Wa awladul akhawat mutlaqan bimanzilati ummahatuhum, abana babyarwa n'abashiki ba nyakwigendera, aba ngabo ntabwo nabo baza kuzungura. Abana bashobora kuzungura ni abavandimwe ba nyakwigendera n'abana b'abavandimwe be, ariko bari ab'abahungu. Ababyarwa n'abakobwa buri gihe bajya kuri sayidi, abandi bajya kuri sayidi yo kwa base. Ariko noneho umuntu yitabye Imana asize abana babyarwa n'abashiki be, abana babyarwa n'abashiki be, aba nabo baza ko tubashyira ku rwego bimanzirati ummahatuhum, nabo baza ku rwego nk'urwa ba nyina. Niba nyina yaza kuba hari yari kuzungura iki, nicyo gihabwa bariya abana bari ku rwego rwe. Kadhalika al-ahwal wal khalat, nabo abandi ba nyirasenge na ba nyina wabo bari abataza kuzungura, abo ngabo baza ku ruhande rw'uwo bari kumwe nawe, ubwo ni nyina, niba ari ba nyina wabo baza ku ruhande nk'urwa nyina kugira ngo babe babasha kuzungura. Kimwe na bariya ba nyirakuru cyangwa na ba sekuru batajya bazungura, icyo gihe baza ku ruhande cyangwa babarwa ku ruhande rwa sekuru cyangwa nyirakuru ushobora kuba yagira gute yazungura. Ahangaha bishatse kuvuga icyo, bishatse kuvuga ko umutungo wa nyakwigendera, kugira ngo tuvuge ngo nta muntu n'umwe afite ushobora kuba yamuzungura, nuko aba bantu bose bashobora kuba bazungura, bose bashobora kuba nta n'umwe uhari, kandi nta n'ubakomokaho ugize gute uhari. Kuko iyo hari ubakomokaho ari wowe wenyine wasigaye, aza mu cyimbo cya ba bandi bagize gute bari bemerewe kuzungura, akaba yazungura ibyo bari bugire gute bari buzungure. Ndakeka icyo ngicyo cyumvikanye. Niyo mpamvu tuvuga ngo jihati dhawil arham thalatha, abangabo baza mu bice bitatu: albunuwa wal ubuwa wal umum. Abangabo baza mu bakomoka kuri nyakwigendera, ubwo ni ba bandi bafitanye isano na nyakwigendera mu bana yabyaye, abuzukuru be babyarwa n'abakobwa cyangwa se n'abaki. Hakaza abo nyakwigendera akomokaho, al ubuwa na al-umuma, ni babandi ba se wabo babashamikiye manga. Ubwo rero iyo umwe muri abo ngabo ahari, nta wundi muntu wundi wemerewe kuzungura, ko twabonye ko mwizungura iyo harimo umuntu uzungura umugabane uteganywe n'amategeko, niyo yaba ari umwe wenyine, ari usigaye wenyine atwara umutungo wose, kubera ko aba ahari. Iyo rero badahari, ngo tujya kureba muri bariya abantu niba nta n'umwe ufitanye isano muri ba bandi, nubwo batari bemerewe kuzungura, kuko nta bandi bazungura, icyo gihe turabazana tukabashyira mu mubare w'abagomba kuzungura. Mirath alhamd, umuntu utwite, umwana utwite uri mu nda ya nyina bigenda gute? Alhamd huwa aljanin fi batni ummihi, aha turavuga wa mwana uri mu nda yande, mu nda ya nyina. Mata yarith, uyu mwana azungura igihe ki? Umwana uri mu nda ya nyina ubundi azungura igihe ki? Umwana uri mu nda ya nyina azungura igihe cyose avutse agaragaza ibimenyetso by'uko ari muzima, yaba ari ukurira cyangwa gukora ikimenyetso cyose cyagaragaza ko uyu mwana ari iki, ari muzima. Icyo gihe uyu mwana, kandi icyo gihe wa kana mawjudan fi batni ummihi hina maut almuwarrith, kandi akaba yari mu nda ya nyina igihe uwo azungura yageraga gute, yapfaga. Tuvuga umuntu apfuye agasiga umugore atwite, ubwo uyu mugore iyo atwite umwana, uyu mwana aba ari mu bantu bagomba kuzungura uriya nyakwigendera, niba ari se aba agomba kumuzungura. Ariko kugira ngo tuvuge ngo azamuzungura, nuko uyu mwana azavuka akagaragaza ikimenyetso cy'uko yaba ari muzima. Ikimenyetso cyose umwana yagaragaza cy'uko ari muzima, icyo gihe uyu mwana aba yinjiye
mu bantu bagomba kuzungura nyakwigendera, kabone niyo yaba yaramaze iminsi 2 cyangwa icyumweru agiye mu nda ya nyina, niyo akiri urusoro mu nda ya nyina, ariko bikaza kugaragara ko uyu mugore atwite, kandi uwo atwite yagombaga kuzungura uriya muntu upfuye, icyo gihe uyu mwana arazungura. Umwana ashobora kwitsamura, ashobora kurira, ashobora gukora ikimenyetso cyose kigaragaza ko ari muzima, icyo gihe arazungura. Muri hadithi yakiriwe na Abu Hurairah radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, intumwa y'Imana muri hadithi aravuga ati, ma min bani adam, nta n'umwe muri bene Adamu, mawludun illa yamassuhu shaytan, iyo arimo kuvuka agira masu ya shaytan, hina yulad, igihe arimo kuvuka, fayastahil sarikhan min massi shaytan ghayru Maryam wa ibnuha. Iyo rero arimo kuvuka akagira iriya masu ya shaytan, niho arira cyangwa se agaragaza ko atishimiye aho agiye. Ibyo ngibyo ngo biba kuri buri mwene Adamu wese. Ku hadith usanga mu gitabo cya Bukhari na Muslim bivuga ngo gusa uwo bitabayeho ni Maryam n'umuhungu we ari we Isa alayhi salatu wassalam. Niyo mpamvu rero umuntu uvuka agaragaza ibimenyetso byanze bikunze, byabaye n'umuco. Niyo umuntu nta kintu agaragaje, abantu bagerageza kugira ngo barebe ko byarangira abikoze, kugira ngo bizere ko byibuze yanavutse ari muzima. Bigenda gute rero? Uyu mwana azungura gute? Man khalafa waratha fihim haml falahum halatan. Iyo umuntu asize abagomba kumuzungura barimo uri mu nda ya nyina, biza mu bice bigera kuri 2. Igice cya mbere, imma ayantadhiru hatta taridu alhamil wa tabayyana alhamlu thumma yuqsamu almal. Igice cya mbere nuko bagomba kurihangana bakarindira kugeza igihe umwana avukiye, yamara kuvuka bikamenyekana nuhe mwana uvutse, ni umuhungu se, ni umukobwa se, ni impanga se, hanyuma bakamenya ngo aba barazungura bati. Igice cya kabiri naho bashobora kuba batangira kugabana, ariko bakabikora qabla alwilada, mbere y'uko uriya mwana avuka. Fahuna yuqifu lilhaml aktharu, basigira umwana uri buzungure byinshi mu bijyanye n'izungura, kubyo ashobora kumubarira nk'aho ari abana 2 b'abake b'abahungu, mu rwego rwo kuvuga bati wenda biramenyereye ko uyu muntu atwite kenshi na kenshi iyo atabyaye umwana umwe abyara abana 2. Buriya kubyara abana barenze 2 birahari, ariko ni gake cyane. Bakabisiga hanyuma bakagabana ibigize gute, ibisigaye. Hano rero bigiramo ingaruka ahangaha, nibyo tugiye kureba. Bishatse kuvuga iki? Fa idha wulida akhadha haqqahu wa ma baqiya limustahiqihi. Uriya mwana avutse, icyo gihe abona ukuri, bamuha ukuri kwe. Iyo hari ibisigaye muri bya bindi bamubikiye, babigarura kuri ba bandi bagomba kugira gute, bakagombaga kuzungura n'ubundi. ومن لا يحجبه الحمل أخذ إرثه, ومن utari bubangamirwe n'izungura n'ivuka ry'uyu mwana, ntagire icyo yamubuza kuzungura, uwo ngo bamuha umutungo we wose mu kuzungura akigendera nka nyirakuru. Ubwo nyirakuru uko biri bugende arazungura 1/6, yavuka ari umuhungu, yavuka ari umukobwa, bavuka ari impanga, niba ari nyirakuru ahangaha arafata 1/6, kuko nyirakuru we ntabwo aza muri babandi bashobora kuba bafata 1/3 nka nyina wa nyakwigendera, bafata gusa buri gihe 1/6. Uyu nguyu bamuhibye akigendera. وما ينقصه أخذ أقل, wa wundi ushobora kuba yafata bikeya kubera umwana wavutse
icyo gihe bamuha bikeya, ntabwo bamuha byinshi, bamuha bikeya. Kazawuja cyangwa se nyina wa nyakwigendera. Zawuja, uyu mugore ahangaha ashobora gufata 1/4 igihe uyu mugabo nta wundi mwana wundi yari afite uretse uwo nguwo uri mu nda ya nyina, aramutse atagize gute, aramutse atabayeho, bamuha 1/4. ariko avutse, yavuka ari umukobwa yavuka ari umuhungu, ava kuri 1/4 akajya kuri 1/8, 1/8. icyo gihe bamuha 1/8 kuko cyo ntacyo kiri buhungabanye. Nyina wa nyakwigendera ahangaha ashobora kuba umwana we yari afite, nta wundi mwana yari afite uretse iyo nda asize agize gute, asize ateye. Niba iyo nda ariyo yonyine asize ateye, uyu mwana natavuka, nyina azamuzungura 1/3, 1/3. Navuka ari muzima, nyina azamuzungura 1/3, 1/6, kubera ko azaba asize iki, azaba asize umwana. icyo gihe nyina wa nyakwigendera bamuha 1/6, 1/6. hanyuma waman sakata bihi lam yuta shay'an, noneho abandi bashobora kuba babuzwa kuzungura burundu n'uyu mwana, bashobora kuba yababuza kuzungura burundu, abo ngabo ntacyo na kimwe bagira gute, ntacyo na kimwe babaha. ubwo bararindira abo kugeza igihe umwana azavukira. hano babigenza gute rero? bakura mas'ala yo kuba uyu mwana yavutse, akavuka ari muzima, akavuka ari umwana wenda tuvuge w'umukobwa cyangwa se umwana w'umuhungu, bagakora mas'ala, bakavuga bati uyu mugabo asize umugore na nyina n'umwana, bakamubara wa mwana, bakabara aramutse ahari byagenda gute mu izungura. Bagafata igice cya kabiri bagakora izungura ry'uko uyu mwana yaba atagize gute, adahari, atavutse ari muzima. nibwo bamenya ngo ninde wahungabanywa n'ibi bice byombi uko ari bibiri. hari umuntu rero uza hano hambere n'aha kabiri, mu gihe umwana yabaho n'igihe atabaho, ugasanga uko wari buzungure ntabwo kuri bugire gute, ntabwo kuri buhinduke, kuraguma kwa kundi nyine nta kintu kiri buhindukeho. ubwo bisobanuye ko we bahita bamuhibye akagera gute, akigendera. hari uwo turi bubone tugasanga ahangaha yari bubone byinshi, iyo uriya mwana atavutse ari muzima, ahangaha yari bubone bikeya, icyo gihe bamuha bikeya, kuko kumuha byinshi, urumva guha umuntu imitungo ukazajya kumwaka bitandukanye no kubika. noneho yazagira gute, yazaba ari ukuri kuko azongera akagira gute, ukawumuha nanone, ariko kumwaka byo byagorana. niyo mpamvu babisiga ahangaha, bakamuha bikeya, ibi bakabibika. noneho wa wundi ushobora kuzungura aha ntazungure, ubwo bivuga ngo hano umwana avutse ari muzima ntacyo yabona, ahangaha umwana atavutse ari muzima yazungura. ubwo nta na kimwe bagira gute, ntacyo bamuha, kubera ko biba bigaragara ko hari aho bishoboka ko nta kintu bashobora kuba bagira gute, bamuha. umwana noneho yamara kuvuka, bakareba byagenze gute, ese bimeze gutya, ese twamuha iki cyangwa twamuha iki ngiki. hari ahantu twavuze ngo apfa kuba yagaragaje ikimenyetso cy'uko ari muzima. uyu mwana niyo yavuka akagaragaza ibimenyetso by'uko ari muzima, nyuma y'igihe gitoya cyane agahita agira gute, agahita apfa, ubwo tumubara ko yavutse ari iki, ari muzima, tumushyira mu bagomba kuzungura. abagomba kuzungura ni gute ari buzungure kandi atariho nawe yahise apfa? ari buzungure kubera ko uyu mwana nawe turabanza tumuhibye, nitumara kumuhibye yagombaga kubona kwa se, nubwo adahari tubishyire hariya ku ruhande, niturange tuvuge ngo ko nawe se nyuma yahise apfa, uyu mutungo we twamugeneye ni bande bashobora kuba bagira gute, bamuzungura. noneho kuko abazungura uwo mwana sinabo bari buzungure se, biratandukanye. ise ashobora kuba yari buzungurwe n'abana be na nyina na se n'abandi bavandimwe be, ariko uyu nguyu nta mwana afite. ubwo ushobora no gusanga nta n'umuvandimwe asize, ariko asize nyina, kuko wenda se yitabye Imana, ari buzungurwe na nyina. niba afite n'abandi bavandimwe bashobora kuba bamuzungura ku ruhande rwa se cyangwa se ku ruhande rwa nyina. ndi gutya bikorwa, ni ukuvuga ngo dukora mas'ala ebyiri.
turavuga tuti umuntu yapfuye asize umugabo, asize umugore we, asize n'umwana mu nda ya nyina, asize na nyina, asize na se wabo, ubwo tukabara ko umwana ahari. Tukavuga tuti nitugabanya umwana ahari cyangwa hari abana babiri b'abahungu turabaha ibingana gute? Tukavuga tuti ugiye umwana yaba atavutse ari muzima, indi ivuyemo se, cyangwa se umwana bigaragaye ko yavutse yapfuye, twabagabanya gute? Ubwo nabyo bikarebwa, akaba ari ryo geno bafata, bakavuga bati uri bufate ibingana hose nta mpamvu bamuhibye akigendera, kuko ntiyakerezwa no kuvuka k'umwana cyangwa kutavuka ko nta nicyo bimurebaho. Yavuka atavuka nibyo ngibyo azagira gute? Azatwara. Hanyuma uri bubone bikeya hamwe, ahandi byinshi bamuha bike. Ushobora kubona ahangaha ntagire icyo abona aha, baramwihorera. Ibi ngibi ni mu rwego rw'ubutabera bw'idini, aho umuntu agira uburenganzira kuwakomokaho, kabone niyo yaba ari urusoro mu nda ya nyina. Ni nayo mpamvu muri Islamu iyo umugore apfushije umugabo we amara igihe kingana n'amezi 4 n'iminsi 10, aricyo twita ngo ni eda. Iyi eda haba harimo ibintu byinshi biba bikeneye kumenyekana. Ese uyu mugore agiye atwite cyangwa agiye adagize gute? Adatwite. Ese hari icyo niba agiye atwite umwana we yari bugenerwe? Bibaza umugore apfushije umugabo bakagabana imitungo batitaye kuvuga ngo aratwite, bikazamenyekana ko hari umwana wari ugize gute? Wari uri mu nda ya nyina, bahita bavuga ngo nagenda atungwe na nyina. Ariko uwo mwana yari afite haki igenwa n'amategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala mu mutungo wande, mu mutungo wa se, kabone nubwo yari akiri hehe? Yari akiri mu nda ya nyina. Uyu munsi nifuje ko twaganira kuri ibyo ngibyo, wenda ku bijyanye no mu mibare kuntu babibara n'iki, byo byafata umwanya niyo umuntu yanabisobanura bishobora kutumvikana, ariko byo byumvikana ko haba hari ukuri runaka kuri ya mwana, kabone niyo yaba akiri hehe? Akiri mu nda ya nyina. Kuko hari ababyeyi bitaba Imana bagasiga abo bashakanye bagize gute? Batwite, bizwi ko batwite cyangwa bitari byamenyekana, ariko iyo bimenyekanye cyangwa babiketse bagomba guha ukuri uriya mwana. Ibyiza ni ibihe rero? Ni ukurindira uyu mwana akavuka cyangwa ni ukuzungura? Ahangaha biterwa n'abari buzungure. Abazungura nibo bareba bakavuga bati mu rwego rwo kugira ngo tumenye niba uyu mwana azavuka ari muzima, kwihangana amezi angaha hasigaye kugira ngo uyu mwana avuke, twayihanganira umwana akagera gute? Akavuka, tukabona kugabana umwana, bakamuha haki ye n'abandi bakabaha haki yabo. Hari n'abavuga bati nta mpamvu yo gutegereza, twagabana bakamubikira ibisigaye. Ibi tuzagenda tubibona no mu yandi mazungura yandi arebana n'umuntu waburiwe irengero, umutungo we bigenda gute, abo yari buzungure bigenda gute, byose tuzagenda tubiganiraho inshallah mu minsi iri imbere, Imana nitugezeyo turi bazima inshallah. Haramutse hari ikibazo kimwe cyangwa se bibiri mu byo twaganiriyeho, ubwo umwanya wawe ari uwanyu, nta kibazo gihari kandi nabwo twasoza.